icyumweru ni kinini harya bakwita nde? Nitwa original. None se ubu ngubu ko mbona wambaye nk'abakobwa musaza? Oya ntabwo nakwambara nk'abakobwa, ahubwo nambaye nk'abasore b'abanyarwandakazi. Ko mbona asa nka Rusine we. Kibazo ko cyabe problem. Cya Rusine gisigaye gisa na mama Sava. Ituva. Oya ndi chef ten. Uzi ko n'igihugu wagifata ubu uko nyahuza. Ndabizi ntiduherukana. Misi mikuru ni hatari. Lemon parankwi. Iwanyu se yabagezeho? Banguriza 500 Noel mwana. One yanjye rero kugira ngo mpe kumva abantu cyagiragoranye. Nose urukunzi rutari kunyumva. Nigufa kuvuga nanjye kwizini. Ewan, byari ibirori bitandukanye abantu baryohewe bitaramari byinshi. Wowe ari ukuntu byagenzera? Byagenze bite se? Inzoga mpaye mana yanje narayinyweye ahubwo nari ngiye guturika. We nari ngiye gupfa. Nahisemo nkumva gusa hari abakiriye inkuru nziza harimo nka Claire Akamanzi wagizwe CEO wa NBA Africa, dore ko azatangira iyi mirimo ku itariki ya 23 Mutarama 2024. Nabonye Zari yamaze gusesekara i Kigali, ariko akihagera hari ifoto twabonye. Kumutubwiye ko turibaza tutariko ubu bwiza bwiwe bazabukura he disi we. Kandi babona amafaranga umwe bakaza bahora bose muri sajari. Kora sajari atajya kuzana umunkanyari akaba aragukuruye. Abagabo bose bava bakagera nagiye kubora muri Kigali. Aje gutaramira i Kigali biri bube kuri no tariki ya 29 Ukuboza 2023. Hari umunyamakuru wabajije ari yakura ati hatari ko bura nta kuntu mushobora kuba mwicuruza. Yaramwishe Ninde udasambana ahubwo ngo ni indaya. Ase turetse kubeshya muri kubona muri buze kumurusha abantu di. Ko byagenda kose nawe n'uburangana ewani kuri wako bagushura. Magambo yanyu munwa wanyu irene reka tubahere kurusha da. Ko ntawo kurusha. Lemon parankwi. Cyakoze byiyumgiriye Peter nanavuze mu dusezerere yategeye. Bamushubije nuko ricecekeye. Nuko ari mushya. Kandi numusubize mushya ndakubabari. Kamwihore. Gusa ndabona hano haruvuga bati uwo mushasha bati bati uwo mururu ari kugendera mu kigare. Ewe Skov, ibi birori se biri bubi Kigali biri gusoza umwaka biri buze kujyamo abifite bameze neza. Niki wabwira abasore bacura? Basore rero murongora mwebwe ngiye kubagira inama imwe. Nurambagiza umukobwa ukamukunda uzakunda uko atekereza ibyo avuga ibitekerezo bye. Nukunda uburanga uzacyura umuntu. Allah. Ubwiza bwawe ni
nizo nshingano zacu nka Miss Beauty Hair Care. Niyo mpamvu twakuzaniye imisatsi y'ubwoko butandukanye by'umwihariko harimo niyo utasanga ahandi izwi nka permanent Brazilian extension ushobora guteraho ukamesamo kubishaka ugakora retushe buri mezi 3 yewe wanadefrize utayikuyeho wajyana no koga muri piscine. Si ibyo gusa kandi dufite na plante za original nka Brazilian human hair, perike za human hair 100%, hot comb, wax sticks, ioni steam, amavuta avura uruhara n'ibindi bikoresho byose bigendanye n'umusatsi n'ubwiza ntagerera. Dukorera Igikondo Merezi ya 2 winjiye mu muhanda ujya ku Badive muri St Augustine Hotel Apartment. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero yacu ariyo 078 68 78 132. Miss Beauty Hair Care, we restore confidence. Yewe ni nibere kuri imihanda ni byinshi pe. Muri iki cyumweru bwa bukwe bwaratashye, komanteri zari nyinshi koko. Tubona inkuru ku Nyarwanda ngo umusatsi The Ben yari yambaye ngo wambarwa rimwe. Jibyanje babigize superstar ndanakezaga nkanakeza. Akanyanga mu mutaranda kakuroga. Yewe ubukwe bwari bora ariko bwari buri mu dushya. Uyu we mu murenge ntibyamworohera. Maze kumva ko amize yewe nsenga Atanaze maze kumva icyo amategeko ategeka nerekana isomere. Gusa tugarutse kwa The Ben twumva Vava nawe yamwibasiriye ati ubwo muyoboka baraje ngo ariko ngo Vava ngo ubundi ngo muri kuri liste ngo cyangwa mufite invitation ngo ari The Ben na Pamela ngo ndabatumiye tuti nabadutumiye twaje kuvuga ngo ntabavumbi barahari rero ngo barahangaha ngo niba ari intebe igihumbi ngo ari intebe ngo nabantu igihumbi ngo niba ngo ari amasahani igihumbi ngo ndabugese uramusaza urari kwirwa yimena umutwe. None se byaje kurangira gute? Baramwirukanye sha ngo Pati na mwana w'umutagatifu. Hako sundi The Ben ni ibihe birego ariko? The Ben aregwa ibirego byo kwambara inkweto zifunze ku mukenyero. The Ben akaregwa kanta mu bwanwa. The Ben ngo yashyize perike ku mutwe mu bukwe. The Ben mana ngo nagaza abana na Pamela ngiye kirekire. The Ben ngari mu ideni. The Ben ngo yatanze imodoka y'igicukuri. No ariko rero ahuje ibibazo na Bruce. Nibashaka baje bakundana ngo Bruce Melody imodoka ngo namabati. Bidatinze ubukwe rwose bugenda neza cyane, bwari buryoshye pe. Nyuma ya ndirimbo yaririmbe Pamela nayo ibisibwe kuri YouTube. Nire kosa ryabaye rero. Bivuga ko yasibishijwe na company yitwa Drone Skyline Limited ikorera hano mu Rwanda. Bivuga ko hari footage zafashwe muri iyi ndirimbo The Ben atarangije kwishyura. Bityo kubera stress z'ubukwe bwa The Ben habayeho ngo ikitwa miscommunication hagati ya company ya The Ben n'abamukore video y'indirimbo. Bityo bafata umwanzuro wo kuyiclaiminga kuri YouTube. Gusa icyo mutazi neza burya iyo kuri YouTube utanze ikirego cy'indirimbo baba yisibye gato, nyuma ikibazo cyakemuka ikagarukaho. Nyuma ibi bikiba nkaho Swaridos Hakimu we yumvikana agira ati ikintu cya mbere navuga nuko iriya ndirimbo ni santima zanjye ntihagire uzintereriwe, ntabwo iryoshye, ntabwo ibereye umuntu w'umugabo nka The Ben. Amashusho sawa, melody umujagi, amaganura, urumva singiye kuvuga ko aricyo gitumye ivaho kuko nta gihamya mfite, ariko iramutse inagiye rwose bagakora inzima igasimbura iriya nabakorera ingofero. Ntabwo umuntu w'umugabo nka The Ben watangiye kuririmba za 2007 2008 haba ujya guhimbira umugore we indirimbo ifite iri monotonous. Nicyo gituma nkunda inyuro.
ariko aho uvuka niba ari mu batindi niba ari mu batebo. Anita ntiyamwakira neza. Ushobora kuba utarakunze indirimbo ariko kongeraho ngo ntikwiriye umuntu w'umugabo kweri. Hagoze ko wamungane uvuze ngo ntikwiriye umuntu w'umugabo, hano kera wowe wifotozaga gutera. Bwana apewe sifa. Ubusa nk'ibintu mukomeje kuvuga kuri The Ben wacu, ubu ni iki mukwiriye? Imbwebwe zawe ngende imbwa ibana n'umuga yitwa makasi, reba imirari igenda n'imiti y'ibuburi. Buri wese namoke mwijwi ry'inda yavuze. Murimbwa ndabababariye nyagasuku bw'umusoro. Waba warize ariko ugacikiriza amashuri yawe cyangwa ufite diploma ariko itakwemerera kujya muri kaminuza? Igisubizo ni Wisdom Academy. Tugane tuguhugura umwaka umwe gusa ubashe gukora kandida libre mu mashami yose wifuza. Tubagira kandi inama ku byo ushobora kwiga cyangwa wakora akazi kawe kakagenda neza, career guidance. Tugane hafi ya station kuri Sainte Famille cyangwa uduhamagare kuri 0788275224. Wisdom Academy. Wow, the future is now. Eregani no reka twikomereze. Nuko ubukwe waburabaye ariko ukuntu bwari bwiza, hasigara presha mu bantu. Nuko ngo Anita Pendo bagize gutya ngo arota ngo King James ngo yakoze ubukwe n'umukobwa w'inzobe. Murakoze cyane yarengewe Sarnetio. Indi nkonkobotsi biramanutse. Ibona ifoto ya Jorati, twizere ko nyuma ya Pamela nawe baza gufata irembo. Joro utajya uripfana ati mwamuzi aho babadandaza se ngo nzagure y'umwera. Uzi umuntu urimo urajya muri iyi minsi ni abatubuzi. Ko numva bikaze mu mwaka ushize nk'iyi tariki nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu ngubu yumvikanye agira ati mu matora ya 2023 nta ngaragu y'imyaka 30 izatora. Niba rero uri ingaragu ukazaba ufite cyangwa urengeje imyaka 30, menya ko mu matora ya 2023 udashobora gutora. Niko kuri ntuzabasha gutora kuko n'itegeko twongereye mu itegeko nshinga. Ni gute ingaragu y'imyaka 30 itashobora guhitamo fiancé yatora? Tugarutse rohani wacu Nzovu, ese ubu warebye ukuntu bigenza Nyagaye n'agashaka. Inzovu byari imbogo gutese ubyanze bikunza ukuntu wabigenza kandi Nyaga uri ikigoryi uratangiye we uri ikigoryi nose umva kandi ko wambesira arabivuze nono ikibyimbye warabivuze nta sumwe gwina biza n'ingwina. Ubwo rero Sani uri tayari? Wese yoto bereka sha Kariho kabona utabivuze ibejo bibara bejo. Igihe umuntu agutogotera mu gutwi kumva kanseri y'amatwi iraje. Uko bikase Kumura ikintu cyatuma mva kugira. Warabona umuntu wakubise umutwe w'uruhara. Umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, kaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani, hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Ni biri
kuri iyi imihanda niko se di mwaka mushasha umwaka rero urashize bavandimwe undi ugize ute uratashye ka karirimbo k'imparu niko tugiye kuririmba ni wanene ni waneza reka duturike murishimira iki wagira ni nkugeza mbyaye ndagapfusha abantu mudafite icyo mwagezeho atari uko ari amabura kindi iriya mbyino nijya mujye wicara jewe ndamushyigikiye 120%. Nta kuntu umuhungu ashobora kuza kugusohokana. Ari umuhungu w'imbwa ubaho ubundi. Ubundi se wabona uri iki? Ububyina se turi umwaka urashize undi uratashye muze twishime tubyine niba koza batakutabye n'isibe ntacyo nageze cyo ko warwanya kananira cyavuga ati Imana intije ubuzima utahanzahanga ko numva bikaze none se ubu buriya 2023 ubundi wowe higusigiye iki umwaka 2023 ikintu dusigiye kandi nacyo ugomba gutangirana muri 2024 menya ibyawe kuko iby'abandi biravuna ngo ari abari gucana unibumve ngo indirimbo iteguza umwaka mushya nyabitanga wabafitiye ubu butumwa noneho twari tuje kubamenyesha amakuru agira ati ikintu kimwe wokinisha ikintu tukinisha cyane kabisa yebwe mugende mukore subscribe kuri Kadox Vivo yes muze no kureba link aho munsi nayipininze pe mugende murebe iyo filime ni nziza cyane hagati aho rero nicyo usaba Imana muri uyu mwaka ugiye kuza uzandinda inyota mana nyagasani data uzandinda inyota mana inkabure mitsingi muzima mutsindira shitani mukura mu busambanyi no mu nzoka yenda mitsingi uraryohora kubitwa n'inku mana umva gusaka kwajya kushobora byose mobimba umva gutaka apana gapeti mana aha gusa nuko abenshi bishimye ewana hari aho impanuka ziri kuvuza ubu wagira ngo mwahoze mubona amafoto yo n'igisenyi hari umwana wamaze kutuvamo hari abamusi kuri radiyo izuba yitwaga DJ Keston aho bamusanze mu kiyaga cya Kivu yarohamye aho yari yagiye kuguserebura anniversaire nk'uko bivugwa na zimwe mu nshuti ze dukesha aya makuru kuri ubu ngubu yamaze kwitaba Imana yewe hari indi nkuru nayo yamenyekanye mu masaha y'umugoroba wa tariki ya 28 Ukuboza yuko Anne Rwigara yitabye Imana azize urupfu rutunguranye aho yaguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yabaga ko numva bitoroshye aka muri iminsi ngo waruriseriye mu mpera z'umwaka ngo waruriseriye warufite inzara n'icyaka bimwe bikabije cyane rwose ruba rwasizoye rero urikiye nonaha turi Imana yarakurinze ibyago byahise suko warotaga benshi bamaze gupfa niyo mpamvu rero muri uyu mwaka wa 2024 nisaba afitiye ubutumwa bugira buti ubimbwa uzabeyo cyane buri muntu wese abimenye ariko nuba n'umugabo uzabiharanire ube we buri muntu wese avuga ati uriya muntu n'umugabo ushaka ibintu mwabyumvise aho kugira ngo ubimbwa nubimbwa uzabimbwa ureke gushuka abantu ube nyayo buri muntu wese avuga ati dore yambwa ese wowe tugiye gusoza kwa 12 nuko umushahara uri kugenda yewe nabonye n'ingendo umujyi wa Kigali wazoroheje kugira ngo abenshi bajye kwishimana n'imiryango yabo iyi minsi rero mikuru arukuru umuntu arya biri sexy akaratera n'abantu bamureba pe uranganzo kurya arahekenya n'inkiru rwasa rumeze nk'urw'ingurube ni atari mfite urwasa hano
ntabwo nazajya rero we agira umunyu mwinshi basi. none sensa hari ikintu ndi buze kubonara nta humura ntacyo ndarenzaho ubwo se ko neza togosheje agasosi k'ubunyebwa shiramo uturagara harimo n'ibishimbo amagi gatogoshe ndibesha shiramo umunyu mwinshi cyane ndongera nabwo ndibesha shiramo isukari kugira yice umunyu. isukari yica umunyu biba nka serumu. none nje kubikwenda urabijya? njye ntabwo nshonje urabijya nubwo umunaniro urahita gushira ariko umusuzi urasura. nuko byifashe kuri iyi mihanda byari byinshi koko erega ni mbibutsa ngo mba namanukanye na It's Beauty Hair Care, we restore confidence. hamwe yewe na Wisdom Academy. Wow, the future is now. ngira ngo dushobora kuzasubira mu mwaka utaha, nuko rero mbifurije kuzawutangira amahoro mwese. undi uyu mwaka hari ibintu bishya byinshi bana we. amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus, nawe ubutaha.